ko hari umuntu wambwiye ko mushobora kugira gutya mugakora indirimbo y'akamanyu k'umutima ariko ikaba ari akamanyu k'umutima 2026 version. Ese ibyo bintu byaba ari ukuri cyangwa byaba ari ibinyoma? Mu ntego dufite mu ndirimbo tugiye gukora indirimbo nyinshi, ariko akamanyu k'umutima nk'indirimbo yamenyekanye cyane, nk'indirimbo abantu bifuza, nk'indirimbo abantu bakunze, nk'indirimbo noneho igisiga ifite imbaraga, turimo tuyikora mu buryo bugezweho, mu buryo bwiza, mu buryo abantu bayimenye bazayumva bakavuga ngo yes. Uyu munsi ni kubera iki mudasohora album ngo musore indirimbo zimenyekane cyane zigera amashusho meza, cyangwa se mukore n'amaudio nyine amenyekane nk'uko na mbere mwayakoze akamenyekana? Ubona habura iki? Urugendo ko rwagenze, hariho igihe nyine korali yazamutse irayitinda cyane, ariko biza no kugeraho bisa naho nyine bigabanutsemo gakeya, ariko ubu ngubu ari ibyo urimo kutubaza byo kongera kuzamuka dusohora amarubumu n'ibindi, turimo noneho kubijyamo n'imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu ubu ngubu noneho tugiye no gukora alubumu y'amashusho. Hagati aho ngo murateganya gukora iki? Ni single, ni EP cyangwa ni album? Tugiye gukora album. Twatangiye turirimbira ku ngoma, ubu tugeze ku byuma bya miliyoni zirenga 15 za 20. Tugiye gukora indirimbo zigera mu 10. Azaba nuvuga ngo azaba ari album ni igiterane cyo kuririmba indirimbo 10 zose, tukazifata mu buryo bw'amashusho kandi mu buryo bugezweho. Ngo icyo gihe yamenyekanye bikomeye kubera indirimbo yitwa Akamanyu k'umutima. Yego. N'izindi ndirimbo zindi mwagiye mukora zitwa za Turarambiwe, kugira ngo aha icyo gihe mwari mufite abahimbyi bakomeye, uyu munsi nabo mugifite. Birumvikana, ariko Imana igenda ikora umurimo. Twagize abahimbyi benshi, n'ubu ngubu turacyabafite. Icyumba cy'ibitekerezo TV, aho tuganira ku iyobokamana, ubuzima, inzira y'inzitane ndetse n'ubuhamya. Turabasuhuje mwese abadukurikiye muri uyu mwanya, tukaba rero tugiye kuganira n'umukozi w'Imana, akaba ari perezida wa korali yitwa Sinayi. Ni korali ifite amateka akomeye cyane, ni ya korali muzi yaririmbye indirimbo yitwa Akamanyu k'umutima. Murakoze cyane, tubahaye ikaze mu izina rya Yesu. Turakomeye, tumeze neza, turashima Imana. Aha, hanyuma hari abantu benshi bakubona ariko bakaba batakuzi, wababwira ko bazi gusa kuri perezida, ariko se amazina yawe na yahe? Nitwa Ndayisenga Vincent, ndi umukristo w'itorero rya ADEPR, itorero rya Kamashashi, abandi umuririmbyi muri korali Sinayi, yego, abandi n'umuyobozi wayo kuri ubu. Yego. Hanyuma twaje aha ngaha, hari ibirori bikomeye cyane nk'uko n'abantu barimo kugenda babibona. Hano hari amamodoka menshi, barimo kumva za mikrofone. Aha hantu ni ibiki byahabaye? Burakoze. Korali Sinayi ikorera umurimo w'Imana ku itorero rya Kamashashi. Muri uyu mwaka wa 2026 twujuje imyaka 30 twiswe Korali Sinayi tubayeho. Turi mu murimo w'ivugabutumwa mu buryo bw'indirimbo. Yego. Turashima Imana cyane. Ni urugendo rurerure umuntu atahita avuga mu gihe gito, ariko by'umwihariko kuri uyu munsi ni igikorwa cyabaye cyo guhuza abaririmbyi ba Korali Sinayi dufite kugeza ubu n'abahoze barimba muri Korali Sinayi batakirimo, ariko bayibayemo nk'abaririmbyi. Ubwo ni nko gufata korali ebyiri z'ahantu hatandukanye ukazigira imwe, ni ababaye muri korali natwe tukirimo kugeza ubu ngubu. Ku ntego imwe ivuga ngo turashaka kongera kubibuka, ni intego irimo intashyo twakuye mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abatesalonike, igice cya 3 umurongo wa 6, harimo gushima. Yabwiraga Timoteyo. Timoteyo yaravuye i Tesalonike agera kuri Pawulo, aramubwira ngo abantu b'i Tesalonike barabatashya kandi barabakunda, baracyabakunda, baracyabibuka uko mwabanye igihe wahanyuraga. Natwe rero turibuka aba bakozi b'Imana babanye natwe, bagenda bava muri korali mu buryo butandukanye no mu mpamvu zitandukanye, ariko turavuga ngo tugomba kongera kubonana mu ntego imwe yo kongera kwishimana, kongera kwibukiranya ibyo bihe, ariko dufite intego nyamukuru yuko twujuje imyaka 30. Mu myaka 30 rero dufite yubire, turi kubitegura, tuzaza kubabwira amatariki mu gihe kigiye kuza, tuzakorera iyo yubire. Ariko turavuga ngo tumanze duhamagare ba bantu babanye natwe, tumanze duhamagare ba bantu bakoranye umurimo w'Imana natwe, kongere dusangire, twishime, turirimbe, twibukiranye kuri ibyo bihe uko byagenze. Iyo niyo ntego nyamukuru uyu munsi, ni ugusangira, ni ugusabana, ni ukwishima,
ni gushima Imana yadushoboje kugenda urwo rugendo rureshya rutyo mu izina rya Yesu. Ariko umubwiye ngo ni yubire gusa, ariko ntabwo mbyemeye neza kubera ko hari andi makuru yandi nakomeje kumva ahangaha avuga ko mushobora kuba murimo kwitegura n'ubundi kuba mwakora umuzingo, ibyo twita album mu rurimi rw'icyongereza. Iyo gahunda nayo yaba ihari? Yego, nayo irahari. Birateguye, turimo tugera no mu musozo wabyo rwose. Twari tuzi ko turi bukomeze kujya tubisobanura no mu bitangazamakuru bitandukanye kugira ngo n'abantu babimenye, ariko dufite igikorwa cyo gukora indirimbo mu buryo bw'amashusho bugezweho bita live recording. Yego, tariki 15 z'ukwezi kwa 8 2026. Noneho nyuma karibwo dutegura mu mpera z'umwaka yubire, byose tukabihuriza hamwe. Ayo ni amakuru turi kugenda dutanga hirya no hino kugira ngo abakunzi bacu, abakunzi b'umurimo w'Imana, abakunzi b'ijambo ry'Imana bongere barebe korali Sinayi. Dusanga mu volume y'amashusho, ariko turashaka kubikora mu buryo noneho bugezweho, buryo ubutumwa bwacu tubugeza hafi ko dusanganywe na kure kurikije aho ikoranabuhanga rigeze. Aha, byiza cyane. Aha rero reka nkubaza akabazo k'amatsiko mbere yuko wenda nza kuza kubaza na vice president tukaganiraho gatoya. Hano ko hari umuntu wambwiye ko mushobora kugira gutya mugakora indirimbo y'akamanyu k'umutima, ariko ikaba ari akamanyu k'umutima 2026 version. Ese ibyo bintu byaba ari ukuri cyangwa byaba ari ibinyoma? Yego, udukurikije aho ivugabutumwa rigeze, Bibiliya ifite ijambo ivuga ngo byose byarumvishwe. Noneho ikiba gisigaye n'iki rero ni ugushyira mu ngiro, ni ukunoza ibyumvishwe kugira ngo bigere kure. Mu ntego dufite mu ndirimbo tugiye gukora indirimbo nyinshi, ariko akamanyu k'umutima nk'indirimbo yamenyekanye cyane, nk'indirimbo abantu bifuza, nk'indirimbo abantu bakunze, nk'indirimbo noneho igisigaye ifite imbaraga, turimo tuyikora mu buryo bugezweho, mu buryo bwiza, mu buryo abantu bayimenye bazayumva bakavuga ngo yes, ya korali iracyari kuri rwa rwego kandi iracyari mu gukorera Imana mu buryo bwiza cyane. Iyo ndirimbo nayo irimo rwose. Aho rero ndumva ari byiza. Reka tubwire n'abantu badukurikiye ko bajyaga babyibaza bakavuga ngo ariko indirimbo yitwa akamanyu k'umutima abantu barayicuranze gusa, ariko nta video yayo ihari nziza abantu bashobora kureba cyangwa se bakongera bakanibuka bya bihe byiza iyo ndirimbo n'ubundi yazanye mu gihe cyayo. Anga rero tubabwire ko noneho baba bagiye gusubizwa mu gihe kiri imbere, bashobora kuzagera gutya bakabona iyo ndirimbo nk'uko bayifuje, kandi isa neza, ifite amashusho meza ari moderne ku buryo izaba imeze neza cyane. Reka rero nabonye ufite imirimo myinshi cyane, ariko ntabwo nakurekura nabanje kubaza kandi kantu gatoya. Hagati aho ngo murateganya gukora iki? Ni single, ni EP cyangwa ni album? Tugiye gukora album. Dufite Imana yatubereye umuterankunga mukuru. Tugiye gukora ibintu binini bitamenyerewe na cyane, ariko tugiye gukora ibintu binini kandi bigari. Tuzakora indirimbo nyinshi, tugiye gukora indirimbo zigera mu 10. Azaba nuvuga ngo azaba ari album, ni igiterane cyo kuririmba indirimbo 10 zose, tukazifata mu buryo bw'amashusho kandi mu buryo bugezweho, ku buryo rwose nyuma yaho tuzajya tuzishyira ku mbuga zacu. Turanazifite kuri YouTube channel Sinayi Choir ADPR Kamashashi. Kuri social platform zanyu mufite, mukoresha YouTube, mugakoresha TikTok, mugakoresha Instagram cyangwa na Facebook? Ni Instagram na Facebook, zose zirahari, na TikTok na YouTube. Yego, hose umuntu ushaka kureba ibikorwa byanyu yabashakira, yakandika gute, yabashakira he? Umuntu ushaka kureba ibikorwa byacu yajya kuri social media, yajya kuri telefone, smart TV, hose bisigaye bikunda. Ugiye kuri Instagram, ugiye kuri Facebook, yego, ugiye kuri TikTok, ni Sinayi Choir ADPR Kamashashi. Yego, kandi turashimira abantu support yabo uko bagenda bareba ibikorwa byacu babikunda, batugira n'inama mu makomanteri, batubwira bati nimukore, nimukomerezaho. Kandi si nibyo gusa, n'Uwiteka Imana aradushyigikiye kuko niwe dukorera, n'izina rye tuvuga, Kristo ari kumwe natwe. Okay, reka ngushimire kubera kino kiganiro kigufi tugiranye, ariko ubutaha nimuba mwagize ibindi bikorwa binini cyane cyangwa se bigari, icyo gihe nabwo noneho tuzongera tuganire, wenda tunareba aho uwo mushinga uzaba ugeze, niba waragenze neza cyangwa se niba utaragenze nk'uko mwarabyifuje. Imana igumugisha cyane. Nyuma rero yo kuganira na Perezida uyobora korali Sinayi ubu ngubu, nk'uko tumaze kuganira nawe, twashatse kugira ngo tunaganire n'uwabaye Perezida wa korali Sinayi kuva iyi korali yabaho, cyangwa se mu ntangiriro za korali. Murumva namwe mwese mudukurikiye murabizi iyo korali ibayeho bwa mbere ibifite abayobozi. Uyu munsi rero twagize umugisha n'ubundi wo kuza, ariko tunabonana n'umupresidente, navuga ko ari presidente kubera ko nyine n'umumama, namwe muramureba.
akaba ari wayoboye korali Sinayi bwa mbere. Rero ndagira ngo uyu mwanya wenda nawe tumwakira hanyuma atubwire gatoya, abandi atubwire amazina ye hanyuma tubone ubwo gukomeza. Yego, murakoze cyane. Amazina yanjye nitwa Mukagihana Ernestine, ndi umubyeyi, ndubatse, ndi umuririmbyi muri korali Sinayi. Imana yaha umugisha. Aha, hanyuma rero rwose mama Karine, iryo zina niryo nkunda kukwita ry'ububyeyi. Yego. Amazina yo bayumvishije, ariko wowe uhereye aho uko korali yatangiye kugeza uyu munsi kurimo kubona korali, uko wumvaga wifuza uko yaba imeze uyu munsi, ubona intego zawe cyangwa se intego zayo ubona zaba zirimo kugerwaho? Yego, intego ziriho za korali Sinayi, icya mbere ni ivugabutumwa ryiza kugira ngo abantu bahinduke bave mu byaha kandi tuzaraganwe n'ubugingo buhoraho. Yego. Iyo ntego rero kuva 1996 korali ikibaho kugera uyu munsi igenda itera intambwe, kuko twatangiye turi abaririmbyi 8, ubu tumaze kuba abaririmbyi bagera hafi 150. ubwo muri make icyo cyonyine kirimo kiratwereka ko Imana irimo gukora umurimo, igenda ihamagara n'abandi, ubwo ni ukuvuga ko umurimo w'Imana ugenda uzamuka. Hanyuma muri iryo vugabutumwa, urabona ko ivugabutumwa ry'uburirimbyi rigombye ibyuma. Twatangiye turirimbira ku ngoma, ubu tugeze ku byuma bya miliyoni zirenga 15 za 20. Urumva iryo ni iterambere naryo ry'ivugabutumwa. Twavuze ubutumwa kuva icyo gihe mu gihugu cy'u Rwanda no hanze yacyo. Ibyo byose ni imirimo y'Imana, byari mu nzozi zacu, byari mu byatumye duhamagarwa, byari mu byatumye dutangira uyu murimo, kandi iyo ntego nayo igenda igerwaho kubera ko turimo kuvuga ubutumwa n'uyu munsi. Akaba ari nayo mpamvu n'uyu munsi twateranye. Nabyo ni impamvu z'ivugabutumwa y'ibikorwa biri imbere dukomeje gukora, nanone byo mu ntego z'umurimo w'Imana twiyemeje zikomeje gutera imbere. Okay, byo ndumva ari byiza, ariko nanone ntabwo nubwo uri kubimbwira gutyo ntabwo mba mbyemeye neza, kubera ko mu gihe cyawe ubwo korali yari imeze ibyo dukunda kwita hiti, cyangwa se korali no kuvuga ngo icyo gihe yamenyekanye bikomeye kubera indirimbo yitwa Kamanyu k'umutima. N'izindi ndirimbo zindi mwagiye mukora zitwa za Turarambiwe, ngira ngo aha icyo gihe mwari mufite abahimbyi bakomeye, uyu munsi nabo mugifite. Birumvikana, ariko Imana igenda ikora umurimo. Twagize abahimbyi benshi, n'ubu ngubu turacyabafite. Yego, hariho bamwe bagiye bagenda, bari nabo bamwe bari mu bo twakiriye uyu munsi, ariko umurimo w'Imana uragenda neza. None ko korali Sinayi ntakiyumva mu bikorwa bikomeye byayo, kandi kera ko numvaga rwose yabaga imeze neza cyane, uyu munsi nubwo uri kumbwira ngo urabona bimeze nk'uko wifuza, ariko ku bwanjye ngewe mbona bitameze nk'uko mbere korali yari imeze. Kandi noneho muri iyi minsi twavuga ko ariho hari iterambere rikomeye, wenda ugereranyije n'igihe cyanyu uburyo mwayoboye byari ibintu bigoye, no kubona ibyuma byari ibintu bikomeye cyane. Uyu munsi ni kubera iki mudasohora amarubumu ngo musore indirimbo zimenyekane cyane, zigira amashusho meza, cyangwa se mukore n'amaudio nyine amenyekane nk'uko na mbere mwayakoze akamenyekana? Ubona habura iki? Urugendo ko rwagenze, hariho igihe nyine korali yazamutse irayitinda cyane, ariko biza no kugeraho bisa naho nyine bigabanutsemo gakeya. Ariko ubu ngubu ari ibyo urimo kutubaza byo kongera kuzamuka dusohora amarubumu n'ibindi, turimo noneho kubijyamo n'imbaraga nyinshi. Niyo mpamvu ubu ngubu noneho tugiye no gukora alubumu y'amashusho, kandi bikanakurikizaho ko tugiye no gukora na yubire n'imyaka 30. Okay, byiza cyane. Rero nkuzi nk'umuntu ugira ishyaka, n'ubundi uhereye na mbere hose wagiraga ikintu cyitwa ishyaka. Simbizi uyu munsi niba ukirigira nk'uko warigiraga, ariko wenda byanumvikana ko niyo umuntu agenda asaza rigenda wenda n'ishyaka rigenda rigabanyuka. Ariko uyu munsi reka wenda nkubaze ikibazo cya nyuma, hanyuma wenda turebe uburyo dukomeza n'indi mirimo iri gukorerwa hano. Uyu munsi ufite abana bakuru. Aba bana bakuru haba hari umuntu wahisemo byibuze kugira ikirenge mu cyawe akavuga ati nanjye ngomba kuririmba muri korali, ngomba gucuranga muri korali, ngomba kujya nyine muri korali, nyine akagira ikirenge mu cyawe? Haba ari abana baba ufite
baba bifuza kugenda ikirenge mu cyawe cyangwa niba banahari nabo batubwira. Nk'uko mwari mumbajije muti se ndabizi ukunda umurimo w'Imana kandi rwose ugira ishyaka ryawo, ariko se na n'uyu munsi biracyameze gutyo? Ese hari abana baba baragukurikije nabo bakaba bari mu murimo w'Imana? Reka rero nihereho, Yesu navuze ati uko natabaraga kera n'ubu niko ngitabara kandi ngatabara ukankanesha, nanjye uko nguko nikori, ndacyakunze umurimo w'Imana kandi ndacyafite ishyaka ryawo, ni nayo mpamvu n'uyu munsi mbona hano. Ubwo kimwe n'icyo hanyuma rero abana njyewe n'umugabo wanjye n'abana turacyakomeje gukora umurimo w'Imana muri Sinayi. Ubu bamwe ntibahari ariko babiri turi kumwe hano muri iyi Sinayi. Ubwo rero urumva dukomeje gukunda umurimo w'Imana, umwe ni umucuranzi undi ni umuririmbyi, n'abandi baracyaza nuko bari mu mashuri hakurya aho hanze n'ahangaha mu Rwanda, nuko nyine baba turi mu murimo w'Imana twese. Yego, reka rero ngushimire kandi nanone ngushimire cyane kubera ko wakoze umurimo ukomeye, kuyobora korali igatangira hanyuma ikaza gukomeza uyu munsi ikaba ihari, ikaba ifite ndetse n'abaririmbyi benshi, ikaba ifite abacuranzi, ikaba imaze kugera ku iterambere rikomeye. Ni ukuri uri umuntu, navuga ko uri umuntu w'umunyabigwi, navuga ko bagakwiye no kujya baguha icyo twita credit cyangwa se indabyo zawe, kubera ko wakoze umurimo ukomeye kandi ukaba n'ubundi utari wacogora, n'ubundi ukaba ukomeje. Mu by'ukuri ibyo ngibyo ni byo kugushimira cyane, nk'umuntu nanjye nyine nzi kuva na mbere hose, ariko nkabona udacika intege. Reka rero ngushimire, tunasoreze ahangaha kugira ngo dukurikirane ibindi bikorwa bindi bya korali birimo gukorerwa hano. Ubwo ubutaha nitwongera kubonana nabwo tuzakubaza aho ibintu bizaba bigeze, ariko nanone tunavuga tuti ujye ukomeza kugira inama abana bakiri batoya, ugira inama nabo mwatangiranye umurimo bakirimo. We nk'umuntu mukuru ntukajye ubasiga inyuma, kubera ko impanuro z'abakuru ziba zikenewe igihe cyose. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha. Urakoze rero, Imana ikomeze guha umugisha. Jyewe uri inyuma ya kamera nitwe Emmanuel Nshimiyimana. Iki ni icyumba cy'ibitekerezo TV mwari murimo gukurikiraho kino kiganiro. Ubwo ubutaha tuzabagezaho ibindi bikorwa bya korali Sinayi. Murakoze, Imana ikomeze kubaha umugisha. Amen. Amen.